Hallelujah. God have mercy upon us. God have mercy upon us. Yemaze iminsi ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo cy'ubukene kiranyise. Ikibazo cy'inzara kiranyise. Ikibazo cyo kubaho nta mugore ngira kiranyishe. Ko pastor Noheli nawe uraza. Ikibazo anzu nyumva. We ntuzabona urushaka rwara guhiriye ugire ngo rwarampiye. Ngiye ndi mu bibazo bikomeye cyane. Ikibazo cyo kubaho umuryango waranyanze. Turashize noneho iki ni igituntu warayirwanyoka. Imana yo mwijuru mfasha usenge uhagaze aha ngaha nanjye nsenge ndi muneza ndajyamo indani Imana uyimpamagaye ariko hagati aho ngaho kiranga ubukene ngira ibintu by'ubukene biki kirukine gute dufite abantu ahubwo se ku mubizi ko muvuga dufite amaterano Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwiza. Shakubwira Imana uza mu materaniro gutumeze gutya uburuma gahunda yacu rayize umuntu abagira gutya nzambara amakote nkaya nayo n'amafaranga none se gute ntufite urusengero rwawe ntabwo naguhaye itorero itorero wampaye abakristo wampaye ntibatura kubera iki badatura hano hari ijambo ry'Imana basomera bakayazana yose oya urabatikiza njyewe ari ikibazo gutubura byarananiye mbashaka kugira ngo mvuge Imana by'ukuri aho byakunanije iki niho mwamvu rero uzakomeza wizereraho ugasanga itorero rifite abakristo ijana ntureba za mikrofone tuba dufite mu rusengero sureba ukuntu ibimeze icometse kuri mixer kwa kundi ubu yifite urakomeza uyiririmbana uyizengurukana niko nawe uzakomeza n'ubutindi bwawe gute wowe none se abakiriya dufite n'akabakiriya dufite yigisha bigenze gute umva mubwire rero Noheli kumva aha ngaha ku isi turahari turabapasiteri twagiriwe icyizere turabashumba kumva wowe wagiye umenya ubwenge igihe nakubwiye dufite abakiriya nako abakirisitu kumva bangana kure njye mfite abakiriya 30 ni bene rwose yatanze igihumbi nagira ubukene ubona akagasuti naragakuye mu Butaliyani wawe rwose wagerayo ukibwira ngo Imana se urayizi warayibonye wowe niyo mpamvu nambara ibishimbo umva mubwire reba hano uko mbona aha ngaha meze gutya duhuriye mu muhanda ukambona wazagira isaha nk'irya si ibi bikomo namba nabikuye he hari akazu ngizingira sukwirwa ngenda mu modoka manuka nzamuka tuzayabarya bro mwicari yanga ubundi uragenda ufite bibira yawe Imana izaguhana naguhaye urusengero ndetse bazanagufunga bande bamfunga leta ubizi ute njyewe kibyo nkora Imana izaguteza leta si izamini nje ijambo nakuzaniye aha ngaha kugira ngo tuganireho reka nsengera ndagusengera Imana yaguha amavuta yo kuvuga ikintu kikaba Imana yaguha amavuta yo guhanura bigasohora njyewe rero Imana yampaye kwinginga reka ningingire ubuzima mbayemo wowe ufite urugo rwawe n'abana bariga mu mashuri meza banjye bari gutorongera cyaza gusengera umukene nta nubwo ufasha wafashwe ute ntafashwe reka njye muhanda ngaho giri buretse kujyamo manze nkubwiye urambwira iki pastor je naguhaye itorero ugenda uriyobora iri torero Turashize noneho. muri ADPR ibintu biri gukorerwamo nyine reka nkwereka ADPR uri umushumba wanjye ntabwo ADPR gusa n'ahandi hose usanga ari uko buriya mfite abashumba b'inshuti zanjye iyo urebye ubuzima buri muri ADPR ukabona ubuzima none se wari uzi ko urumva umva nyine ya modoka yanjye uzi mfite nayikuye hese ntabwo ari umugore nagiye nkabeshya ngo ngagiye gusa iyi nkweto wambara nyine se sibyo bankubwira reba ibyo binyusi bo wambaye iyo ni inkweto ubu yikura mu kwiba abantu niyo ipantaro wambara ndariyo wanyana y'imbwa we umuntu uzi ko mbibani n'uriya mugore namubwiye ngo agiye gutwika inyana y'imbwa pasi nari nabibonye pasi ubuse ntabwo yampaye amafaranga ubuse wanyimitse kugira ngo ngende inyana y'imbwa utari inyana y'imbwa reka vuba
ntawe naguhaye itorero mu ibintu byose ndakubwira ati genda kora nawe genda ukore turi kwa umugabo none se utekereza ko tuba ubisi yose wambaye cyangwa iyo kosime wambaye n'abandi babyamba narikuye ejo mu gitondo nibigushira uzakora iki bizashira bijya he abakiriya banjye bagiye reka njye mu buvumo mbwira Imana ahubwo umva dero wakintu waburetse kujya aho ngaho urajyamo usura kurama icyo uri kubonamo Imana hari uri kureba aho ngaho umva dero twibwira kubona amafaranga uri kwana yogoshije kwiba abantu ngiye kwiba abantu agarukwiye reka njye mu buvumo mbwira Imana ikingo caburetse ibyo bintu nabigutanzemo niba ari wamamagariye wa mwana ibyo bintu nabigutanzemo urkumva byarutanajya kumusenze twagize dute haguruka nkwereka nkubwira ikintu ndanagusengera ntaribe ariko urabanza ugira gutya nawe nubwo narakurwaje waranze wambereye imbwa urajya kugira ngo usengere wari wowe wanyimitse se narakwimutse nyine kugira ngo uwo mugabo none ndabona byaragoranye ngo none sura umuntu ukore kundusha ubu duhuye ubu hagize umukiriya umwe nako umukiriya umwe duhura wacu ubu yame pasiteri ninde wiba abantu ninde ubizi ko mu njye nawe igisambo ninde njye ndakuzi uranzi wenyine bikumariye iki bo niba kuzi bikumariye iki uzahora ubiba mpaka aho umwana n'ubundi nasanze nawe wanyimitse nta kintu ndetse ko nkaho wakira yaha turashize noneho iki ni igituntu warayirwanyoka nasize mu modoka ariko bazari mu mukristo wanjye yo mukashaka katanga ngo kijye kuyihanagura nkasaga ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi urumva cyakavuye nk'iyi modoka yanjye kajya kuyihanagura yongeye nsanga cyane ahubwo mva akantu kamwe gahunda dufite urayizi oya itonde ariko banza wumve gahunda dufite urayizi uzabiba ugeze ryari waretse nkakubwira wowe kumva gahunda dufite kumva ko igabura amafaranga ukareka ubwo bugene umva narakubwira uzi ikintu ngiye kuzakubaho ngo warore nubwo ndusha ubuhanuzi ibyo bintu byihorera bazagufunga cyo ni icya mbere kabiri abakristu bawe ufite amatorero uyoboye ushumbye mu Rwanda wigize ngo nta matorero washumbye uragenda ushaka ibyangombwa muri RDB ngo nguru umushumba umva nkubwire we bazagufunga burundu ndetse usange waribuze Pastor Noheli rero reka nkubwire ibyo bintu uri kumbwira niyo wanyimitse ntago ari Imana yanyimitse ibyo bintu uri reka kumbwira nzabaze n'imikwe n'Imana ibyo bintu uri kumbwira reka nkubwire ahantu hari amafaranga ureke ubwo butindi bwawe amafaranga yareke ndetse nkeneye amakote amakote yo kwiba njye naje mu butayu nkeneye amacongo yandi ujya gukura mu Butaliyani ariko mwaribye abantu ni imitsi y'abakirisitu banjye sha ibaze umva nkubwire gahunda wawe nawe nyumvira ngo ugiye uramira ngo ntabwo nongeye kwinjizamo neza fresh ukumva ndakara kafuya zanyaga umanza wumva ariko se wagiye wumva ahantu ukura n'ahakura kawo ukajyana no mu rugo n'umudamu agasoma hariya cyane umudiyakoni ari umugore wawe we ni umusitari naramubonye naramubonye ahubwo umva akantu kamwe mbikiriho tugiye kugera urabona naje mu butayu hano nta kazi ngirwa bize akazi kanjye no kwirwa mu murimo w'Imana mu murimo wa gitari tuba twirwa dukora abanzabwira ngabira reke ibintu by'ubudiyakoni kubera iki wamushyizeho wanyana y'ingenzana mwanga wamushyizeho kwari njye wamwimitse ni wowe njye ndi umuyobozi njye wamwimitse ari wowe nta burende nta gura murongora karongore nyoko wanyana y'ingabo ibaze pastor amaye akazi nzabwira abakristo ngo nzababwira ko ari nyana y'izindi ahubwo reka njye noneho reka twumvikana njye mbwira abapasiteri bagenzi banjye inkuriye ko nijye nkungirije mbwire abadiyakoni mbwire abakora korali mbwire abahanzi baje iwacu babwire ko ari yaha turashize noneho ibyo ngibyo kandi wandi kubibwira wowe reka nshaka kugira umuntu ukomeye wowe ariko ntubyemere ukuntu uzagira umuntu ukomeye nk'ubu ngubu naje hano mu butayu uri kunyumva naje gusengera abantu nyine
hara hirya hari abakristo banegereje naje mwanje kwinginga kugira ngo turebe ko reka mbe ngenda banasinze ariko pastor jewe nsinda ijambo ry'Imana ese ugonda kujyana hehe wasinze none kondeba wasinze byasiriye mwana wakwihagazeho byo tukajya gukora amafaranga uri mu no mubwira aho tujyana twegerane imbere twegerane imbere mbese yobewe ko bari tuve mu butayu tuve mu butayu nyine mba nkubwire tugende nyine mba nkubwire nyine banza wumva tugiye kugenda God have mercy upon us. hano nateguye ibyigishwa ibyanditswe urabizi ko biri mu mutwe wawe urumva banabiborotse urumva tugiye kugenda ntera umurongo wikiriza ufashwa kurusha abandi turagenda twiza nkaho tutaziranye urumva ndahaguruka mwakira bitumbye ati nabonye umushumba nahaguruka dusuhuza urumva turigira nkaho tutaziranye nabo nje nawe tutaziranye kugira ngo tubakuremo agafaranga turagabana nyuma zubaka etaje humura wowe ndabikubwiranye hano baramo bakire bafite amamodoka bayaje nino baketaje ese modoka nayibonye nzakurikira iriya modoka nayibonye gute saba kristo banjye abantu bambaye kandi kazuzingira uzabana arijoranye kuntu bareba God have mercy upon us. akosha arabura gatosha uzagahorana arabura gatosha ahubwo bamubwiye bihute uzagahorana barimo kwinjira batandukana batari babijyamo neza tugende tubashyira mu mavuta nta kibazo bashyira mu mavuta ariko nimba ndabona etaje ntera wikiriza ndabikora ariko umva nkubwira nanjye ninza kubikora umenye ko cya 10 n'amaturo bitanga turi bukigabane kabiri wowe urumva barajya bayama kuri telefone tugabana turahura hamwe ma numero yawe telefone nze kubikontrola akurabizi wibuke ko ndi hejuru yawe udashaka kuzana ibintu nyine by'arazamo uburyage arazamo uburyage tugiye gukora ibiki mwana ibyo tugiye murabiyobewe tugiye guturisha ubwo niba duhereza 100 uratwara 50 uratwara 50 muri 20 utwara 80 utwara 40 reka tubireke nari wowe genda ujye batuburiye wenyine nubundi sinzi ko ndi hure nawe genda nyine genda je uranshaka hiki ako ntare genda nubundi bazana gufunga genda gafungana mu mwoyo wanyane ubwo sugiye kubona ku pastor nkawe uzimana pastor binyanditse mwana ahangaha ko nakuramo ikote ngiye kuzabona wiyahuje urumva ngiye kuzabona wiyahuje nyine bazo ahangaha nshobora gutangira gutya we nashobora kugenda mfite karuvati naka gakote bakabita babona ko ndi umupasiteri kuko tayari tumbona ko ndi iki umukozi w'Imana hakuyemo reka n'umubwira uratwara niba duyumbishana twara 60 nkare 40 nari reka nze wowe ntera wikiriza kubabona ko twafashijwe nyine none se ko twari kumwe mu butayu n'umundi twigiye ku ruhande ese wone uraje mu butayu kwende asaba simba size hari inyuma ko naje gusenga urasenga tugiye gusengera hamwe tugende nari haleluya haleluya amen haleluya amen muvuga haleluya haleluya amen uyu munsi twagira ubuntu Imana yadusura twagira ubuntu no kwakira pasiteri mukuru w'itore Mana nishimye haleluya kumbona inama urare oh haleluya amen Imana ishimwe niyamamare haleluya amen erega burya ngeyo nitegereje igihe turimo mba mbona ko tugomba kuba mu buntu bwande bwa Yesu haleluya amen Imana ihabwe icyubahiro akira mukozi w'Imana Imana iguha umugisha amina Imana amina Imana iguhaye umugisha nawakiriye Imana iguhaye umugisha urakoze papa Imana iguhaye iki umugisha iyo ndebye igihe turimo tuba tugomba kwakira nde Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza amen Mayi ura umotari ukora Imana igiye kwimura kugira umushoferi ukomeye ndetse uzatwara urugo rw'igihugu Imana yabera nishimwe haleluya amen twagira ubuntu no kwakira pasiteri haleluya amen wiri torero hano hari abantu babiri twabonye nk'abashyitsi uyu mugabo ni umushyitsi n'uriya ni umushyitsi ntituzi ngo pasiteri mukuru ni ariko ngewe pasiteri mukuru ndamuzi itorero ryacu haleluya
nzakagendana nzakagendana agakiza k'Imana we haleluya we nzakagendana nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana haleluya we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana ayiwe nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana haleluya Amen. amen amen haleluya haleluya humva uko Imana imbwiye Kavuyo haleluya amen ese wagarukiye ukumva iby'Imana ikubwiye uriya mukobwa mwararanye muri ruhururu w'inzobe iyo ubyitegereje ubona gukora Imana atari gukora Imana mu jisho haleluya haleluya amen niyihane ngwino wihane tugusabira Imana umugisha tugusabira Imana imbabazi kuko yari reba ukuntu yambaye kubivuga imbere y'aba bantu rwose yari ngombwa imbere y'aba bose ko tukamubwira abantu na mu mapasiteri ahari koko eleze barishimwe amen nukuri Imana imbabarire kuri uwo mukobwa Nani kubabarira. bamwita Keremasi Nani kubabarira. nukuri twasangiye icyuma kimwe cyambwira ati dufatane muri ruhurura eleze kumwisira akabyuma bikari mwitagiriye akabiri twe twaguze inote y'icyata shitoka satani Oui. mu izina rya Yesu ubwoko bw'inzoga babwitaga nobilisi twanze kunywa mitsingi asubwo uzagereza pasiteri ariko nayo nyiri kwihana ubwo suri kwihana cyangwa kuvuga iby'amayogo oya ihane rwose nabivugaga ihane Imana imbabarire agaturukamo twakoze nidukora ka kabiri kubwo ihane Imana imbabarire kunanirwa gukora ka kabiri kandi katina rasera katina rasera Benshi. katika Gaza kugaturuka ari kameze gate Mwe nimubona nuko asa. nukuri Imana karagaturu ntabwo karagaturu hirigisi ari kugatwara byasabaga imodoka nini cyane naho genda bicara iryo tubisubira mu kazi Musengere mureke turagusengera tumusengere. nutahe tutagusengeye umusengere pe kuko tutagusengeye n'ubundi kubitewe na dayimoni ufite byatuma ubasha kugera kuko umuryango wa Nakarandi ifite byatuma utabasha kugera aho ugeze icara hariya tuza kugusengera nyuma unshake Imana ishimwe cyari uze kunshaka Izina rya Yesu. Katika jina. haleluya amina haleluya haleluya Yesu nashimwe Amen. ijambo ry'Imana ryarambwiye kuba Uwiteka nibwo bwo kuba mu byaha no kugira ute kujijuka haleluya Please, God have mercy upon us. tugiye kwakira paseri kwakira paseri mukuru tugiye kwakira paseri waturutse mu itorero ryacu waturutse ku cyicaro Haleluya. haleluya Mana paseri ishimwe. wacu niwe wungirije Rivera paseri muvugizi Yego. haleluya tugiye kwakira paseri n'uwo mupaseri yaranyimitse kubwo kwizera Imana kubwo gukunda Imana abona ko ndi umunyamumaro haleluya karangije abona ko Noheli ngomba kugira ute kubaha Imana Haleluya. Paseri mu ishimwe. itorero ryawe, paseri mu rukundo rwawe paseri mu cyubahiro cyanyu Ni wa mama Kristo. amina kwakira paseri twagiye amina kwakira paseri ngo bambwirire kuri Imana ivuga Bambwirire kuri Imana. oh bambwirire kuri Imana ivuga ambirire kuri Imana oh bambwirire kuri Imana ivuga haleluya
bambwire kuri Imana ivuga. bambwire kuri Imana. Haleluya bambwire kuri Imana ivuga. Chiga. Haleluya bambwire kuri Imana ivuga. Ayiye bambwire kuri Imana ivuga. Kuri Imana ivuga. Haleluya. Haleluya. Mwongera haleluya. Amen. Amen. Nicyo twakire pasiteri aza tuvuge ijambo ry'Imana. Ese ko mbona mutariserira Ngiye mu mwuka. Turi seriye. Haleluya. Amen. Oui. Wite. reka twakire pasiteri. Pasiteri umwanya ni uwanyu. Mana ishimwe. Muze mutubwire Imana mwazanye, muze mutubwire ijambo mwatuzaniye, muze mutubwire ubutunzi Imana yabahaye, muze muvuge ibigwi ndetse n'urukundo rwanyu, kandi Imana irabakunda, kandi Imana ikongerera umushahara. Ene kudetaye Imana ikongerera umushahara. Imana iguha akazi keza. Imana ifasha abana ibashyize mu kazi k'icubahiro. Imana ibahaye amashuri meza. Ene kudetaye Imana ikongereye ubukaka n'ubuhanga n'umushongore. Imana irakubyibuhisha. Mana ishimwe. Ijambo ni ryanyu kandi Imana Shika revo de eleze kudetaye. Ah, laissez revo de Eleze kile pola sile de. Kile pola sile kule. Taramando ya siri. Imana simwe. Tule. Imana simwe. Imana ishimwe. Ufite Imana ivugana nawe mugaragu. Shike. Eleze ndakumva. Dumwame Imana. Ego. Shike revo de sal. Ndagukunda papa. God have mercy upon us. Ndakuzengurutse mwana wawe. Yego papa. Revo de sal. Turakumva. Imana ikuzengurutse mu rugo wawe. Jevore basele mama. Haleluya. Shima Yesu. Ripuzele ba. Ndakuzamuye. Revo de sal. Imana ikura ku rwego mwashira ku rugo. Shike revo de sal. Haleluya. Belema televo de sal. Ah, akira gukomera. Turashize none. Oui. Ah, revo. Inene. Uva mubwire mwana. Ndakuzamuye. Taramando ya siri. Ndakuzamuye mwana wanje. Ndagukunda mwana wanje. Ndakuzengurutse mwana wanje. Ndakubahishije mwana wanje. Muzengurukije amahanga yose. Shikere vode. Ushimwe mwana. Oui. Shalom. Oui, tisa kwa telemando ya siri. Oui. Amina. 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 Enele. Karibu. Kulane. Fuga Ifuganye nawe. Amina. Ikugereye nawe. Amina. Ikubakira. Warabana. Amina. Ndahagaze. Kibanira kutamu. Hagaze. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Amina. Haleluya. Haleluya. Bizahanagura amarira yawe ugeze bati. Haleluya. Bizahanagura amarira yanyu mwari. Bizahanagura amarira yanyu ku maso yawe. Haleluya. Mwese mu bushayi nta kiza kihaba. Haleluya. Twaje gushaka Imana. Kandi niho twaje gushaka ikiyemwe. Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nanjye nitwa Pastor Chief. Naturutse ku itorero ka Mutwa. Ndakeka bamwe bahazi. Nta iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye se. Haleluya. Haleluya. Amen. Mukumvishwe by'Imana ribwira ko hano hari umwuka we. Hano hari Imana. Hano hari Imana. Umwuka w'Imana agenda hano. Umwuka w'Imana atembera mu mitaro. Haleluya. Amina. Iretera rifite umugisha. Yego. Zamura haleluya. 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 Amina. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo twihuse. Amavuta. Gumamo. Haleluya. Haleluya. Oh, ikumva indirimbo ifasha. Yego.
wazahanagura amarira yacu ku maso. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana kuko iyo udasoma ijambo ry'Imana urayoba. Nibwo buhanuzi. Yaha turashize noneho iki ni igituntu warayirwanyo. Imana dukomeza duduha imbaraga ahantu hose aho tugeze duduha imbaraga. Haleluya. Ibibazo tubaho bya buri munsi twaje gushaka Imana bene data. Reka umusomyi mwiza ahaguruka dusomere muri Maraki 3:7. Umusomyi mwiza ahaguruka dusomere Anije bibiri. Haleluya. Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi? hagiye pasiteri kwaguhamagaye waje abere yogira Niba uzi gusoma ari soma. kusinyana yimkiza nako soma hano ariko nzi gusoma. yego Maraki 3:7. Maraki 3:7. yego umutubuzi dore nzatuma integuza yanjye ngo dore nzatuma integuza yanjye imbanziriza intunganyirize inzira. haleluya ngo dore nzatuma integuza yanjye imbanziriza intunganyirize inzira. haleluya Amina. Yesu ashimwe cyane. Amen. Komeza Yesu aguha umugisha mukozi w'Imana. umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe ngo umwami dushaka azaduka mu rusengero rwe. Yego. kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje. ngo kandi intumwa y'isezerano mwishimana. haleluya niko Uwiteka Nyiringabo avuze. haleluya. Nakira neza Komeza ijambo ku murongo wa munani. ry'Imana. Imana. 3 ku murongo wa 8. umurongo wa 8 aravuga ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo. aho hantu hatinde ngo mbese umuntu yagira ate. Yakwima Imana ibyaha. haleluya. ngira ngo murahumva neza Yego. aho hantu murahumva mukahakura. Yego. aho hantu nshaka ko dutinda. Yego, aho kwi. hantu Imana nibyo yazaniye kuvuga ubutumwa bwiza bwayo. Gumamo amagana. haleluya. komeza mugaragu w'Imana. Imbaraga ariko n'amavuta. mwebwe mwarabimenye. ngo ariko mwebwe mwarabimenye mukajya mugira mute mubyirengagiza. ngo haleluya. nyamara mumbabarire nyamara murabaza muti twakwimye iki? mwanyimye imigabane ya 1:10 n'amaturo. Yesu aguha umugisha mwana wanjye mwana w'Imana. Yesu Akira boro yawe. Tugiye gutanga icyacu. haleluya. haleluya. ngira ngo mwumvishe ijambo ry'Imana ibyo ritubwira muri ijambo ry'Imana. Umurongo wa 8 haratubwiye ngo dore ngo mwanyimye iki? Ibyayo. ijambo ry'Imana ravuga imirimo amaboko yacu akorera iki? dore nk'aba basore bibigirigiri mwamukwiye gukorera. Haleluya. ejo ni mwebwe muzaba mukorera Imana muvuga ijambo ry'Imana muvugira Imana. haleluya. Amena. Pastor. Tebeza pastori. Amina. Tebeza. Tebeza nabibonye. are Amavuta. ariko ubujura mufite buzabakora. haleluya. haleluya. Yaha turashize noneho. reka dusome undi murongo muri Yobu. ahangaha wapi kabisa nta kintu kirimo. Reka dukomereza hahandi twumvishe ngo Maraki 3 umurongo wa 8. nagira ngo tuwusubire. haleluya. Amina. harahanetse ngo mbese umuntu yanyima yakwima Imana ibyayo ubwo se we yaguhita. ijambo ry'Imana riravuga ngo ukubibye ni kugira ute Usarura. haleluya. Amina. Yesu ashimwe cyane. ndagira ngo rero twihuse kubw'ijambo ni sitani mwihangane kubw'ijambo ry'Imana twumvishe kubw'ubutumwa bwiza mbagejejeho dufata umwanzuro muzima. haleluya. God have mercy upon us. dukorere Imana tukiriho. dukorere Imana tugifite imbaraga. dukorere Imana. haleluya. haleluya. Shikerevo sai. Watinze gusoza. Ali. Shikerevo sai. Oui, pana mama. Belia selevo. Risi kwa tena mando ya sire. Nini wa? Shikerevo. Shiperevo sai le toto. Oui, oui. witonde ndikubona igifungo imbere yawe. Revo tude sai le tire. Nani mutabare. Imana irambwiye ngo ku itariki 24 z'ukwa mbere. Shiperevo. Oui. Reka. God have mercy upon us.
ndakumva Yesu Elias shasobari usenge cyane musore uzi gusenga Imana irabwiye ngo ufate amasengesho y'iminsi 2 yo kwiyiriza ubusa Hallelujah kandi uzansange urusengero ahantu utengera itorero ryanjye kamusi uzansange Hallelujah sashi Hallelujah sashi ndafashijwe Hallelujah Imana irabwiye ngo shimwe uzaze utanga icyacumi uzaze utanga icyacumi umugisha wawe izawugoma hari ndimo ndabona mu kirere hari umugisha wawe waramanutse ariko hari imyuka mibi yo mu kirere yo nibohoke mu izina rya Yesu imyuka yaraje ifata umugisha wawe ntabwo ubona ufite umugisha Hallelujah ufite umugisha wa mwana we uri umusore yego ndumusore ndabona utarubaka urugo Imana irambwiye ngo ikubakira urugo gukizwamo Haleluya kandi Imana irambwiye izawukorera ubukwe bw'igitangaza izawukorera ubukwe bwiza bw'igitangaza Haleluya 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 oh twaje kwiriba twaje kuvoma tudubiza amana God have mercy upon us. tudubiza amana tuweho Hallelujah Amen Hallelujah Amen Mukarambye ngo ahantu iri teranira Imana ririmo Hallelujah Amen ndimo ndabona inuma ziza zihagara ku mutwe wari buri mu nzira Hallelujah Amen Yesu ndakumva Yesu Hallelujah ndagira ngo dugikomeje ngiye ntabwo nzaga gusenga ahantu ndagira ngo dukomeje iyo ni star mu izina rya Yesu Kristo atsindwe mu izina rya Yesu ubona umudayimoni nzarovamo nahereye kare mbibona Hallelujah Amen mugabo urubatse wa mugabo nta mugore ngiye ndimo kubona urugo rutariho Imana irambwiye ngo nudasenga Imana irambwiye gukora amasengesho y'iminsi 7 urasenyuka nutayakora Imana irambwiye ngo urugo rwanyu rufite iminsi 444 nta rugo ngira tayari kwa rwasenya basi urambeshye Hallelujah Amen uwo ni umwuka mubi uwo izo ni karande zo mu miryango none se urambwira ngo tumugore nta mugore ngira urambwira ngo ngiye urwo wasenyutse n'umukobwa nakundanye nawe yaranyanze urambaza iki ushaka ukuntu utanga mu biro uzanye ituro nkusengere kuko ndimo ndabona ibintu byinshi byo mu miryango biza rebo tumisa ndimo ndabibona uze kuza gusengere mu izina rya Yesu Hallelujah harimo abantu bashaka kwakira umwami Yesu umwami Yesu kwamubera umukiza w'ubugingo bwe nako ibyo ntago ari ngombwa Hallelujah reka twumvisha ijambo ry'Imana intego rya rifite ngira muracyayibuka ninde ukibaha twibutse yo gutura kora hanga ngo Imana ngo tuyimibyaye kora hanga mukecuru Imana irabwiye ngo ndeka ntabwo ndi mukecuru henga mbisa bwo umugore ntabwo njya ngo umuntu nyita umukecuru se shika levo de sai umukecuru ko ndi kubona ibintu by'umugabo bimeze bite ntabwo ndi umukecuru ni nyoko na nyina wa nyoko na nyoko shika levo mana Ravo de Saile. Hano ubundi nahereye kare mbona abasimu Mwami niwe wanyohereje aha. Niwe warubizi da. Warubizi uko biri bugende itorero ry'aba banyagwa. Puka china na Yesu pasi. Lego. Fire! Wahagurutse tukiye. Iyize. Nibyaga na umva ndakure. Cyara twumve ngo. Wicara ari umwanyara zimbwa. Nakuriza inyana zimbwa sabazashanga kumva ijambo rya pasiteri. Ariko
cyane umwanya naje nasimbwa ahantu bizi mwami basta buretse gato naje ahantu bizi izi nyana zimbwa nizitura Icyadokubitwa. ntabwo muri maneko Abadiyakoni ntabwo mukora wanyu. izi nyana zimbwa ni maneko ya satani abadiyakoni mukora umurimo wanyu Yazanye bodyguard. izi nyana zimbwa abadiyakoni mukora umurimo wanyu Uyu niwe wanyimitse. mana ndabizi ko wanzanye ahantu bizi wanzanye ahantu uzi abantu nje kubwira bodyguard. mwami yesu harimo abakubanyi harimo banywa b'inzoga harimo abasambanyi harimo abajura n'ubundi kubabonamo na maneko ariko mwami ni wowe data arimo na za maneko yego rata ni wowe mbizi ko ndi buhave mu izina ryawe yesu hano umwanya nasimbwa haleluya ndagira ngo mu izina rya yesu ndagushimye mwami ko wanzanye aha hantu ntabwo mwashara mu God have mercy upon us. mwana bafumbuye mu izina rya yesu ibi mwegizo mu izina rya yesu nabwe ngo mu izina rya yesu yewe biri mu mugambi w'Imana uratura telefone yawe umwe aratura telefone ye turira n'abara bose baki akira mukozi w'Imana akira telefone yego turashize none yizane kuramukote yego rata teka Imana agira neza se wa mwana we Ndayimutangira. Imana ikoye mu Ndayimutangira. Telefone. Ese imbere mabere na telefone ndayimutangira. haleluya 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 amen none ubu umugeni wawe utaneza amen amen ureke kibabwira amen amen umbikimani vuganye na imbwa we umbikimani vuga mucyane we umbikimani vuga haleluya haleluya amen haleluya nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye nino utangiye telefone arayita muri Nayitangije. kamaguruke mubere pastor oya mureka mobere mwe ntacyo yatanze telefone izina rya Yesu ni satani biri kuntera haguruka umpobere wa mugabo we rwose Yesu aguha umugisha kanguhobe nukuri Nayitarwara. Imana mumureke mwe nikofi yanjye harimo irangamuntu Nanjye afite iyanjye. akira mpobera rata Yurama telefone yanjye pastor. Yagiye nagariye niyanjye. akazi karangiye Ubujura mwiba. yarafitemo n'igice umva ko wowe watuje ko baranaherekane mbumva ibintu mwavugira baraje yarareka imbu Nagira ngo ngiye ngufashe. bara abagore baducitse nimwe mutemye bacicika abagabo mweshi mwagize ayangaha ngo muri gusengera abantu turaganira iki Tuganira. none sereka uyu nawe ni imbwa Nayimutangiye kugira ngo tonde buretse tumuhambure. umenye ko ndi mukuru wanyu wowe buretse nirebere mu aha turashize noneho iki ni igituntu warayirwanyoka iyi si ikarita y'urugendo ni n'irangamuntu iyi ni ikarita ya banki ariko ntabwo twamenya mushyire hasi ibyo byose n'ibyanjye n'ijya urabihera Icara nyine wese mu uragira ngo abakiriya bacu batubone Bagiye ariko gushwana bagiye. mwajye mumenya n'ubwenge mwajye mureka tugashwana inyuma y'urusengero simwe mutumye biriya bitutsi Nagira ngo nanjye abagore nibo bantu ba ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi akuse no hereka nkubaza umuntu genda baretse ngo muganire hariya ndabareka Koze kubita inyana zimbwa. Noheli Inyana zimbwa. none sereka nkubaza gahunda yacu kuyizi Tuyizi. uyu yavuye he Kosa koze no uyu yavuye he Iyo ninge namuzanye bakubere genda nari bodyguard. komisiyoneri wari hano aba bantu wasanze Nibo hano abanyabakire. aba bantu wasanze hano ni nyoko wabazanye wabwa bari abakiriya bacu ko bahagurutse ureba bagiye kunyica iyo bafata ko wewe ukaba nk'umujyakora Sibabagarura gase. None ikibazo kimwe ni cyo wowe wakoze. ushaka ngaho Ngo ni inyana akusha zimbwa. kangahe wabaye umupasiteri wowe nkuzi wowe nzi w'umukomisiyoneri yari muri Urwabo karitsiye bose basi. ni urwagwa rwakwiye telefone yanjye. agacupa kawe Na telefone singakwanga yanjye. wajyana yimbwa Na telefone yanjye nangize ngo batubambura telefone. nk'amabyimu isirikari wajemo urabona n'umwiyobewe ikari yanjye twakimbye inyuma tubwakazi nikaranyura Mirangamuntu yanjye ngo tubambura ibintu byose biranga. twagiye mbese dukuyemo oya tureke tugende ubu Cyatanu. ibi bintu ngiye kubiva Cyata ubivemo. ngiye kuyikorera akazi byanyabyo gapfuye barabagore Babikora se bikunde. bakidukika Wamujura. na kiriya kigabo cyari Washinze uruto- kigabo cyari uruto- gicanga gifite igikote cy'umukara ni kimotari najya ngo tukirye moto neza agira utamureba ku manyoko agucisha utamureba amajana ku ayiwe twaje gusenga ayiwe twaje kureba umurimo w'Imana nuko Imbere y'umugore. kuko ubuhara rwongere ariko arabizi kuri Musa umugore muzongera kuza bakira.
Anyana sinka Ese aha bayi. pasiteri muzima duhuye n'intare duhuye n'intare mbona ngigize amahirwe mbona pasiteri azi kwisengera neza arangije arayikubita mu masengesho arangije kwikubitira agiye umva kiri ugundaguranye nayo arakubita arashwanyaguza akubita hasi maneti amapine hasi ngo pwa Nimugize gutya. iyo ngo nawe dodo pasiteri nawe ukuntu yabaye Samusoni. ninjye Samusoni bakubise yagishe n'impamo y'Imana dore mfashe urusangira gutya Samusoni niwe yishe. nje nyuma bari Iri bapfuye he? nariciyeho ntabwo wayinayo nyine mubwiye nihera kugana mukozi yaburetse mbanze ngane n'umugore Ni amazi unyweho. n'amazi aya mazi arakaze oya wimwa ku nayo abapasiteri wimwa amazi umugore wawe ariko muramubwira bino bintu nk'uyu Mu ku mazi y'ubugingo. wamukuye he amazi y'ubugingo nanga ngende ndigendera mwana uretse ubundi bimeze bite Mwana we mu rusengero. ayanekera umugore ndetse uno mugore wawe nohere ko tuziranye umugore wawe ko ahora Utaye impazi nyine shit. waretse tugahura Cyamura cyari gusenga. Aha, turashize noneho. nkuyeho akira nkubwire muko witwa nde yandekera umugore Kwa Janine. Janine witwa neza ntuzavuga amazina yawe imbere y'ibirura aho se Umuntu wishe intare. yegura hora ahangaha niwe se ko ariya mbwagiye baciye amakoti n'ibiki byose uyu nguyu ari kwirwa yagahugiraga hirya kwa munyemana reka ahubwo nkubwire njye nawe akura aho nanjye nahunze da Wahunze. nahunze nabonaga yenda kunyica Na Bibiliya. ugiye kunyambura umugore Ninde? araziteka Eh. afite amafaranga ntabwo Aruhegere. muko ajya witwa Janine cyangwa witwa nde Yitwa Janine. imodoka yagira haraye God have mercy upon us. muganire seriwe nasi imodoka yagira haraye cyangwa Tarangutwaze pasi. Tarangutwaze. amaso Bibiliya. amaso Ariko uravunika gute duhari? wowe urinde Yitwa Janine. anayimbwa gusa ukora iki mereza hano ngufashe Turi pasiteri. Tugende usenge. wowe ambatije Turi pasiteri. n'indabe yo kubwira nyamara pasiteri Shero wa Nyampinga. tugabana n'amafaranga tugabana amafaranga baguhaye turavuga nagenda turavugana kuri we telefone nose n'umugore wanjye nawe muravugana nyine reka mbe mvumubwira ngiye kumuha Ibibazo by'iki? mugeze ku kazi waretse nkamujyana njye kuba umugore wanjye mfite moto ndamutwara moto urajya hehe mu modoka na moto urajya Mu modoka. mahera azajya ntabwo wanyambura God have mercy upon us. kambaze gusa wicunge Janine Tarangutwaze Bibiliya ntukavunike duhari. ariko Tarangutwaze ariko. nyine uri kureba hariya Nahabonye. uri kureba iriya nzu uri kubona ukuntu iri kwiruka Ni yawe. Ni yawe nayo. oya iyanjye ni yayo hepfo yanjye uri kureba kariya hariya hepfo hariya harimo umuryango w'ubururu ni iwanjye hose Nese iri kujya he? ndi kubona igiye kuza hano Aho yatugende ngugezeyo ntabwo iri bugende. urantwara Ku modoka. iri he yande Serious? soma Oya amazi. hano ureka nkwere harya tuvuye Ubundi ntabwo batuye. abakirisitu bubura ni inyatsi nta mafaranga bakijya Mugonga ni ibibusa. ngakira tugende tujya mu moto fata urabona hariya uriya mwobo uri kubona se wowe